Ese wabuze impamvu miliyoni z'abayisilamu ku isi hose bizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Adha? Bamwe bawita Bakrid. Ni ukubera iki uyu munsi uba ukomeye cyane mu idini ya Isilamu ku isi hose? Ese ni ayahe masomo umuntu wese kabone nubwo yaba atari umuyisilamu yabasha kwigira kuri uyu munsi mukuru? Uyu munsi reka tuganire ku mateka ya Eid al-Adha, ikisobanura muri rusange, uburyo yizihizwamo, ndetse n'amasomo akomeye dushobora gukura muri wenda kuri uyu munsi. Iyi ni Isaac Inspire TV, jewe ndi mwarimu Isaac mukunda kuganira. Ushobora kuba ukunda ibiganiro byubaka ubwenge n'ubuzima, ntiwibuze gukanda subscribe kandi ukore like kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro nk'iki ngiki. Kurutaho dukomeze ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Eid al-Adha ni iki muri rusange? Eid al-Adha ubusanzwe ni umwe mu minsi ibiri mikuru ikomeye cyane mu idini ya Isilamu. Umwe ni Eid al-Fitr ndetse na Eid al-Adha tugiye kuvugaho muri icyo kiganiro. Ubusanzwe ijambo Eid risobanura ibyishimo cyangwa umunsi mukuru, naho Adha rikavuga igitambo. Niyo mpamvu Eid al-Adha bisobanuye umunsi mukuru w'igitambo. Hari n'abawita Bakrid cyangwa Eid al-Hajj, kubera ko ubusanzwe uba wegereye urugendo rutagatifu rwa rundi rubita urugendo rutagatifu rwa Hajj, rwa rundi rwerekeza i Maka muri Arabia Saudite, aho bazenguruka inyubako ntagatifu yitwa Kaaba. Kandi wibuke umugabo ukoze urwo rugendo agaruka yitwa Hajj. Yego nibyo, umugabo wagiye i Maka akagaruka niwe bita Hajj, naho umugore wagarutse yitwa Hajjat. Uyu munsi ubusanzwe wizihizwa n'abayisilamu ku isi yose. Baba bambaye imyenda myiza, bagasenga, bagasurana, bagafasha abakene mu bukene bwabo, ndetse bamwe banatanga ibitambo by'amatungo nk'intama n'ihene n'inka zitangwa cyane cyane biterwa n'icyateguwe. Ibi bitambo bitambwa muri uyu muhango ubusanzwe bisobanurwa n'ingano y'amatungo yicwa kuri uyu munsi wa Eid al-Adha, kandi akaribwa n'imiryango itandukanye y'abantu, baba abasilamu cyangwa abaturanyi babo baba bifuje gusangira nabo. Ariko ikibazo ni iki? Kuki gutanga ibitambo bifite agaciro gakomeye muri Isilamu? Igisubizo cy'iki kibazo kiri mu nkuru y'umukurambere wabo Ibrahimu cyangwa se Abrahamu kuri bamwe. Reka tuvuge gatoya ku mateka ya Ibrahimu. Mu mateka ya Isilamu, Ibrahimu yari umukurambere, yari umuntu wizeye Imana cyane mu buryo bukomeye bufatika. Umunsi umwe Imana yaramugerageje, imugerageresha ikintu gikomeye cyane wowe utabasha gushyikira n'intekerezo zawe. Gikomeye kurenza uko wabyumva, cyane cyane ubaye utarabyaye umwana, ariko niba warabyaye urushaho kumva uburemere bwacyo neza kurenza abandi. Ibrahimu yasabwe n'Imana gutamba umwana we nk'ikimenyetso cyo kumvira Imana nyakuri. Ku idini ya Isilamu, uyu mwana wasabwe w'igitambo ubusanzwe yitwa Ismaeli cyangwa se Ishmaeli. Gusa ku bakristo bemera Bibiliya nk'isoko yo kumenya Imana nyakuri, ntabwo uyu mwana ari Ismaeli, ahubwo yitwa Isaka. Turitiranwa neza neza. Isaka rihinduka Isaac mu Cyongereza cyangwa Isaac mu Gifaransa, byose biterwa n'ururimi umuntu akoresha. Reka tube twigarukiye ku nkuru gatoya. Tekereza icyo gusabwa wenda gutanga ikintu ukunda cyane kurusha ibindi byose bivuze: gutamba umwana. Nubwo bagira abana benshi, imbaraga zo gutangamo kamwe gatoya, cyane cyane hitwajwe ibitambo ngo wenda ishimwe rikunde rize, umenya atari iby'abantu bose. Uretse no gutanga akana, n'ituro risanzwe hari ubwo ritangwa abantu bagononwa. Nyamara Ibrahimu yatanze umwana. Gusa nubwo byari bikomeye cyane, Ibrahimu yemeye kumvira Imana, ariko mbere yuko gutamba wenda uwo mwana yari yamaze kumasha bya nyabyo, kuko bivugwa ko yari yamaze kumuboha amaguru n'amaboko
kandi nawe ndavuga umwana yabigizemo uruhare ruziguye cyane ko umwana yari amaze gusobanukirwa neza yuko yashimwe n'Imana kandi ni byiza. Imana ubwayo ibonye kwizera kuzuye kwa Iburahimu yahise imuha intama yo gutamba mu cyimbo cy'umwana. Hanyuma Iburahimu amaze gutamba intama atahana n'umuhungu we, kandi batahana ari muzima yishimye amwenyura. Gusa aya makuru ntago Sarayi umugore we yari ayafite neza. Bishoboka yuko Iburahimu yangaga yuko umugore abasha kurogoya umugambi wo kwizera gukomeye kuri uru rwego. Niyo mpamvu Idi Ali Ada ubusanzwe iba yibutse kwizera, kumvira Imana, kwitanga no gushyira Imana imbere ya byose. Ariyo mpamvu hatangwa ibitambo. Iyo abayisilamu batanga ibitambo kuri Idi Ali Ada baba bibuka uwo mwuka n'umutima w'umukurambere wabo Iburahimu, umutima n'umwuka wo kwizera, kumvira mbere ya byose. Ariko hari ikintu gikomeye abantu benshi batajya batekerezaho. Ubusanzwe Imana ijya gusaba Iburahimu gutamba umwana wayo, ndavuga umwana we, ntabwo ubusanzwe yari ishishikajwe gusa n'igitambo cy'inyama z'umwana wa Iburahimu, oya, ahubwo ubusanzwe yashakaga gusuzuma no kugerageza kure umutima wa Iburahimu. Ni ukuvuga ngo ese umuntu ashobora gukora icyiza nubwo bigoye? Igisubizo ni yego, birashoboka cyane. Iburahimu ni urugero rwiza duhabwa n'inyandiko zera. Uko Idi Ali Ada yizihizwa muri rusange. Ku munsi wa Idi Ali Ada muri rusange abayisilamu babyuka kare cyane bakajya kusari. Kusari ni ugusenga kw'abayisilamu. Nyuma y'isengesho abantu barasurana, bagasangira, bagafasha abakene bari hafi yabo. Gusa no gukanda ku kanyenyeri burya ntago byakwanga, n'abari kure burya bashobora gusurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi ni uko byongera ubumwe mu miryango. Mu bihugu byinshi ku isi abantu batanga inyama ku bakene kugira ngo buri wese yumvemo ibyishimo by'uwo munsi. Abantu benshi kurya inyama muri rusange usanga ari ikimenyetso cyo kwishima. Gusa ntumbaze impamvu yabyo, ariko banza inyama ziryoha. Nanjye ntabwo nzi ikintu kiba mu nyama. Ibi bitwigisha ikintu gikomeye cyane. Ibyishimo nyabyo ntabwo biva gusa ku bintu dutunze, oya, ahubwo burya biva no kuba abantu basangira n'abandi. Umusangiro ni ingenzi cyane muri rusange. Uyu munsi kandi uba ari igihe cyo kubabarira, gusana umubano wangiritse mu bihe byatambutse, ndetse no kwemera Imana biruseho cyane, bitandukanye n'uko abantu bari babanye, bakavugurura umubano. Hari abantu benshi muri rusange bamara igihe kinini bararakaranye cyangwa se bafitanye inzika zishinze imizi, ariko kuri uyu munsi wa Idi Ali Ada yigisha abantu kongera urukundo ndetse n'ubwiyunge hagati yabo, no gusana umubano wajemo agatotsi kakandi kamaze iminsi, bakongera kuba bakubaka isano nyayo mu maso ya Allah, bakareka gukomeza kubaho barebana y'ingwe. Allah ni Imana rurema, rugaba rwa byose, niwe ugabira abantu yashaka akanabanyaga nk'uko Nebukadinezari byamugendekeye. Hari amasomo rero twakwigira kuri Idi Ali Ada. Nubwo umuntu yaba atari umuyisilamu, hari amasomo menshi yakwigira kuri Idi Ali Ada. Isomo ryo kwitanga. Ubusanzwe hari igihe ubuzima budusaba kurekura ibintu dukunda kugira ngo tugere ku kintu gikomeye kurushaho. Kumvira ni indangagaciro nziza, kandi kumvira kuruta ibitambo burya. Iburahimu ni urugero. Uyu mugabo cyangwa se uyu mukurambere yatwigishije ko umuntu ukomeye ari ushobora gukora icyiza nubwo byamugora cyane, cyane ko muri rusange burya nta kintu gipfa kugerwaho kitagoye, cyane cyane yari cyiza. Gusangira n'abandi ni isomo rya gatatu nyuma yo kwitanga no kumvira indangagaciro nziza. Isi iba nziza burya abantu basaranganya ibihari, atari kwa kundi bamwe barya bakinze, kandi no muri rusange ngo biryoha bisangiwe. Kwemera kugeragezwa naryo ni irindi somo. Ubusanzwe ibigeragezo ntabwo ari uko buri gihe biba bibihano ku muntu wizera Imana. Hari igihe biba uburyo burya bwo gukura mu bwenge ndetse no mu kwizera,
kandi n'ubusanzwe ntabwo wapfa gukuza umubano n'Imana utageragejwe nka Yobu. Hari isomo rya 5, ubumwe bw'umuryango, nacyo ni ikindi kintu cyiza. Eid al-Adha ni igihe abantu bahurira hamwe bagasangira ibyishimo. Uyu munsi utwibutsa ko amafaranga cyangwa ibintu byinshi atari byo byonyine bitanga amahoro n'umutuzo w'umutima. Hari igihe umutima mwiza uba ufite agaciro kuruta ibintu byinshi umuntu yaba atunze. Umutima ni ingenzi cyane. Reka dusatire umusozo w'ikiganiro rero. Eid al-Adha cyangwa Baklid ntabwo ari umunsi wo kurya no kwizihiza gusa, ahubwo muri rusange ni umunsi wuzuye ubutumwa bwo kwizera, urukundo, ubufasha no kwitanga. Ikindi kandi ni umunsi utwibutsa ko umuntu nyawe agaragarira mu mutima we no mu buryo afata abandi bantu babarizwa mu muryango mugari w'abantu. Ntabwo umuntu nyawe ari utunze byinshi arya wenyine cyangwa yikubira, ahubwo umutima agaragariza abandi niwe ubasha gusobanura utanga igisobanuro cya nyacyo cy'uwo umuntu ari we. Birashoboka ko hari isomo waba wigiye muri iki kiganiro. Ubaye utari haramu cyangwa se haduyi, wajya mu mwanya wa comment ugasigamo igitekerezo cyawe. Kandi ubasha kubiganiro nk'iki ngiki, ubasha gukora subscribe kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV, tukajya tubaho tuganira. Mbifurije ibihe byiza birimo ibyiza byose mwifuza. Ndabakunda cyane kandi nifurije umunsi mukuru abayisilamu bose n'abandi babakunda.